Yes, reka tubahe ikaze mwe mwese nshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio, radiyo ya diaspora nyarwanda muri kano kanya. Turi ku munsi wo ku wa mbere tariki 27 z'ukwezi kwa Nzeri cyangwa se ukwezi kwa cyenda, umwaka wo turacyari muri 2021. Muri uyu munsi turiho ngira ngo benshi mwakurikiye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye, mushobora kuba mwabonye ibaruwa yanditswe na CPCR cyangwa se mu magambo arambuye ngo nabyita Collectif des Partis Civils pour le Rwanda, ngo ni mu rurimi rw'igifaransa. Ni umuryango wanditse ibaruwa ije ikurikira urupfu benshi mukurikira wenda mu binyamakuru bitandukanye mwamenye ku munsi wo kuwa gatandatu, kuko aribwo byatangiye kuvugwa. Ni urupfu rwa Colonel Theoneste Bagosora. Uyu ngira ngo kuva mu 2012 yari afungiwe muri Mali, ni nyuma yaho yashinjwaga ibyaha bitandukanye bijyanye no kugira uruhare rwose ruziguye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ngira ngo benshi niba mwarabikurikiye cyangwa mwarabibonye ko apfuye afite imyaka 80, ariko kandi akaba apfuye aguye muri gereza aho yari ari n'ubundi mu gifungo, aho yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 35. Kuri uyu munsi wa none rero icyo tugarukaho mu kiganiro by'ibanze ni nyuma y'iyi baruwa. Twagize amahirwe yo kuba tugiye kuganira n'umwe mu bashinze umuryango wa CPCR, ni Madame Daphrose Gauthier. Uyu munsi tugiye kuganira nawe akatubwira byinshi kuri iyi baruwa banditse basaba ubutegetsi bw'Ubufaransa kwanga ko Colonel Theoneste Bagosora yashyingurwa muri kino gihugu cy'Ubufaransa, mu gihe umuryango we waba usabye ko ariho ashyingurwa. Madame Daphrose Gauthier, niba mutwumva neza, tubaha ikaze mu kiganiro kuri uyu munsi wa none. Muraho neza. Ngira ngo nari ndimo mbwira abadukurikiye icyo tugiye kuganiraho. Ngira ngo hari ibyo benshi babonye nk'uko nabivugagaho mu ncamake, ariko uyu muryango wanyu uravuga ko mu by'ukuri nk'uko n'ubundi muharanira kugeza mu bucamanza bw'Ubufaransa barega uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi bihishe cyangwa se bakihishe mu Bufaransa, ariko mutifuza ko Colonel Theoneste Bagosora yashyingurwa mu Bufaransa. Ngira ngo wasobanurira abadukurikiye ni ukubera iki, impamvu ni iyi? Mu by'ukuri impamvu umuntu atabyifuza, bafite imiryango myinshi nubwo atari mu Bufaransa gusa, ariko turakeka yuko byashoboka ko bamwe mu muryango we basaba yuko yaza guhambwa mu Bufaransa. Uti kuki? Kuko hari abantu benshi, hahambwe n'abandi nka Barayagwiza, hahambwe n'undi witwa Bikindi. Ni ukuvuga rero yuko byatera, twe turabona bisa n'ibyatera, simvuze ngo ni akavuyo, ni ukuvuga ko Ubufaransa bwaba bubaye nk'ahantu nka pererinaje, ziriya famiye zose ziza kunamira umuntu witwa Bagosora. Kandi muzi icyo Bagosora icyo, muzi uruhare yagize muri jenoside n'ibikorwa yakoze, ntawe ubitayo, birazwi mu isi yose. Twe rero nta na rimwe twifuza yuko yaza guhambwa mu Bufaransa, nta nubwo twanabyumva ko Ubufaransa bwakwakira umurambo we. Yego. Hanyuma mukurikije wenda iri tangazo mwasohoye, ese hari usibye wenda kubicisha mu bitangazamakuru, hari ahandi mwaba mwaritanze mu rwego n'undi rwo kubisaba? Oya, ntabwo twabisabye, yaba leta y'Ubufaransa cyangwa abayihagarariye, ntabyo. Twakoze communiqué de presse nk'uko bisanzwe. Ndibaza yuko benshi bayibonye, ko ibinyamakuru nka l'AFP babisubiramo, hari n'izindi televiziyo nka Euronews yabisohoye.
donc rero murumva yuko nta kuntu abadutegeka batabibonye cyangwa abahagarariye ubutabera iwacu. yego, usibye wenda mwe mu bisabye, ariko se wenda usibye nk'abanyarwanda wenda n'indi miryango yo mu Bufaransa, birashoboka cyangwa se bijya bibaho ko abantu basaba ko umuntu runaka wenda kubera ibyaha akekwaho, niba yapfuye adashobora gushyingurwa mu kindi gihugu cyangwa muri icyo gihugu runaka, abantu baba basaba ko atashyingurwamo? Mu by'ukuri ndibaza yuko umuryango we, famiye ye, hari abari iwacu bashobora kubisaba, ibyo ni uburenganzira bwabo, ntawabibabuza, ariko kuri twebwe ntabwo twifuza yuko leta y'Ubufaransa cyangwa ubutabera bw'Ubufaransa bwabemerera yuko aza iwacu, ko turabona yuko byaza bigatera ukuntu baza nko guhora bahagenda kumva ye, bayishyiraho indabo, bakora ibintu nk'ibyo by'icyubahiro, Bagosora nta cyubahiro kimwe akwiye. Yego, reka nkubaze wenda kubera ko wowe dufite umwanya wo kuba twaganira, ngira ngo nawe wagiye unakurikira ku mbuga nkoranyambaga, ariko kuri wowe uru rupfu rwa Theoneste Bagosora nyuma y'ibi byaha yakoze, nk'umuntu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi ndetse ufite n'umuryango kugeza kuri uyu munsi wa none ukigerageza gufasha gushakisha abantu bagize uruhare muri iyi jenoside bakihishe mu Bufaransa, ni iki bisobanuye? Mu by'ukuri umuntu asubiye kuri Bagosora, yapfuye, ibyo ngibyo birasanzwe, ariko we apfuye yaraciriwe urubanza, urukiko mpuzamahanga rwamuciriye urubanza, yarahanwe, yari ariho akora igihano cye. Ibyo ngibyo kuri ibyo ntacyo umuntu yabivugaho, ni byiza cyane. Ikibabaje ni uko hari abandi benshi nkawe bari mu Bufaransa b'ibikomangoma, nka Kanziga Agata, nka Colonel Serubuga mugenzi we, bakoranye byinshi. Ubwo rero ni nayo mpamvu twebwe tudashaka yuko Bagosora aza mu Bufaransa, ntidushaka ko aza akaba nk'umuntu agakomeza akaba igikomangoma basenga, kuko dufite abajenosideri benshi n'imiryango yabo yose. Niyo mpamvu nyine iyo kominike twayikoze kugira ngo abaduhagarariye bene wacu b'Abafaransa, nk'uko ndiho mvuga, abategetsi bayibone. Yego, Madame, yego, Madame Daphrose, ngira ngo hamaze iminsi itari mike umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa umeze waragiyemo agatotsi, ariko mu minsi nanone mike ishize hari hatangiye kugaragara cyangwa se kugaruka kw'icyizere hagati y'uyu mubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Ngira ngo urabizi, Perezida Emmanuel Macron aheruka i Kigali ndetse yagaragaje rwose ko bemera uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko utekereza ko wa mugani nk'uko mwabisabye, ukurikije n'uburyo ibihugu byombi biri kugerageza kugira ngo uyu mubano agatotsi kari karimo gashiremo, utekereza ko wenda bishoboka, nubwo wenda batarasubiza cyangwa se ntacyo barabivugaho, birashoboka ko Bagosora yava muri Mali akaza gushyingurwa mu Bufaransa? Umuntu asubiye inyuma gato, ibingibi by'umubano w'Abafaransa n'igihugu cyacu, byo ntacyo umuntu yakongeraho, ni byiza, ni ukubikomeza. Twari tumaze imyaka hafi 30, ndetse ubirebye hari ikibazo gikomeye kijyanye n'uruhare rw'Abafaransa rwageze hano iwacu muri iki gihugu cyacu. Hanyuma kubona Macron yaraje ino akongera akaba ariho asubiza uwo mubano mu nzira, nta muntu n'umwe wabirwanya, ahubwo nta n'utabyishe. Ariko
hari ibintu byinshi yavuze nko muri disikuru ye avuga ngo ngo ubutabera ngo bagiye kubwibasira ngo abantu bose bakekwaho icyaha cya jenoside ngo bakurikiranwe ngo kandi imanza zibe zigaragara. Kugeza rero n'ubu nta na rimwe ubutabera bw'Ubufaransa kuba yakora iyo disikuru turabona ikintu cyakozwe kitugaragariza mu waye zindi babishyizemo kugira ngo abajenosideri bacibwe urubanza. Nta na kimwe arabitubwiraho. Twandikiye perezida ntiyadusubiza, turongera tumwoherereza indi baruha hashize nk'icyumweru tumubaza ngo atubwire ukuntu azabishyira mu buryo. Kugeza rero n'ubu nta gisubizo turabibonera, nibyo dutegereje. Yego, hanyuma rero ubwo tugana ku musozo, nk'uko nari mbikubajije, ukurikije uko uyu mubano wenda uhagaze, ngira ngo nawe wabivuze neza ko n'ubundi bakwiye kubikomeza nubwo hakiri urugendo, ariko nk'uko n'ubundi Ubufaransa bwongeye gusa nk'ubugaragaza ko bugiye kongera gufasha leta y'u Rwanda gufata aba bantu ndetse no kurwanya aba bantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. N'ubundi nk'uko mubivuga muri iri tangazo ryanyu ko mutifuza ko mu Bufaransa haba igicumbi cy'abantu baza kwibuka cyangwa se kuba ari abantu baza haba nk'igicumbi cy'abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Urabona koko ibi mwasabye Ubufaransa bushobora kubyanga? Wenda ubwo ni speculation, ariko ku bwawe urabona bishoboka? Birashoboka, njye mbona bishoboka kuko kera igihe Barayagwiza yapfaga, muramwibuka, wari ukuriye sederi, twarabyamaganye tuzi ko yapfuye kuko twari tuzi ko umuryango we utuye i Paris, twari tuzi neza ko ashobora kuza agahambwa mu Bufaransa. Ibyo ngibyo twarabyamaganye, ariko ntibyabujije Abafaransa kwakira umurambo. Hanyuma muri 2018 niba ntibeshye, mu rupfu rwa Bikindi nawe yahambwe mu Bufaransa ko ariho afite umuryango. Nabyo twari twabyamaganye, ariko ntibyabujije Abafaransa kumwakira nawe, kwakira umurambo. Rero Bagosora we n'urundi rwego rwo hejuru cyane, murabizi sinabisubiramo. Bagosora aramutse aje agahambwa mu Bufaransa, byaba bitumye n'Ubufaransa butubwiye ngo burasuzuguye ibyo tuvuze, ibyo byose bigize bure, kubona Ubufaransa ariho hagiye kuba hari nk'icyunamo cya Bagosora kizahora buri 25 y'ukwezi kwa 9 baza kumunamira n'indabo n'ibindi bijyanye nabyo. Ntabwo twabyumva, ntabwo twabyumva, ntabwo tubyifuza. N'ubundi wese ukumva ubu ngubu ntabwo twabona ukuntu muri uyu mubano Abafaransa n'Abanyarwanda bagezemo ukuntu bakwakira umurambo wa Bagosora, nubwo babifitiye uburenganzira. Yego, ngira ngo dusoza rero, ni nk'ubuhe butumwa wagenera by'umwihariko aba bantu bo mu Bufaransa, kuko usibye na Bagosora n'abandi nk'uko wabivuze, tujya tubona habaye ibyitwa nko kubibuka cyangwa se icyunamo, kandi ari abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, kandi uba usanga abo wenda bagize umuryango wabo se cyangwa inshuti batemera kugeza kuri uyu munsi wa none ko habayeho jenoside yakorewe Abatutsi. Nk'umuntu uba mu Bufaransa, ni ubuhe butumwa wasorezaho kuri aba bantu? Jewe icyo navuga, kwakira umurambo wa Bagosora ni nko gupfobya. Ubwo rero niba bawakiriye, tuzongera tubyamagane nanone, kandi tubereke impamvu kumuzana iwacu ari igikorwa kibi cyane. Icyo umuntu yababwira Abafaransa ni uko batabikora, kugira ngo boye gukomeza guha inkunga abapfobya jenoside, kugira ngo boye no kubaha za encouragement, kuko
kugira ngo uzane umurambo uriya muntu bagosora ari wowe yicuze akayishyira mu bikorwa akayifata nako sinsubira mu byo yakoze ntawe utabizi kumuzana rero byaba ari ibintu ni nko gufobya nta n'ikintu nakongeraho kandi byaba bihaye inzira bariya bose nyine bayihakana bariya bose bavuga ko itanabaye ni nko kubaha inzira mu by'ukuri. Yego, reka tugushimire kandi mbwire n'abakurikiye kino kiganiro ko aha ariho dusoreje iki kiganiro. Gusa ubwo nibutsa abadukurikiye ko twagarukaga ku ibaruwa CPCR uyu muryango wasohoye ivuga ko itifuza ko rwose Colonel Theoneste Bagosora uyu ushinjwa rwose, ndetse ngira ngo yaranahamwe ntabwo agishinjwa, yahamwe no kugira uruhare rutaziguye muri jenoside n'uruhare mu bwicanyi ku Batutsi n'abatari bashyigikiye ubwo bwicanyi. Ngira ngo ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo yapfuye aguye muri gereza, n'ubundi yarakiri mu gihano yari yarakatiwe cy'igifungo cy'imyaka 35, akaba Bagosora apfuye afite imyaka 80 y'amavuko. Madame Daphrose Gauthier, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu muri iki kiganiro. Murakoze namwe muntumira no kumpa ijambo. Yego. Muramuke Muramuke neza nawe.